Ese waba warigeze kurota inzozi bikagusiga utekereza umunsi wose? Hari ubwo inzozi zishobora kuba ubutumwa bwihariye bukwereka icyo Imana ishaka kuguhugura. Uyu munsi turareba uko twabisobanukirwa. Murakaza neza. Uri kuri Landmark 250 Nation. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro Inzozi Turota. Ni ikiganiro tuzajya tugaruka ku nzozi tuba twagiye turota, tukibaza icyo zaba zisobanura, ariko nanone tubiganisha mu murongo wa gospel. Nk'uko maze kubimenyera, iyi ni channel iri mu murongo wa gospel. Inzozi zishobora kuva ku bitekerezo byacu, ku marangamutima cyangwa ku byo twanyuzemo, ariko kandi hari ubwo ziba ubutumwa bugamije kukwereka inzira cyangwa ikintu Imana ishaka kukwereka mu buzima bwawe. Hari ubwo abantu bibaza bati, ese ibi bisobanura iki? Ese Imana hari ikintu ishaka kumbwira? Ibi ni ibisanzwe kandi bishobora kutuganisha ku gukura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bwenge. Iyo inzozi ziguhumuriza cyangwa zikagufasha kubona amahoro mu mutima, akenshi ziba ubutumwa bwo kugushyigikira. Naho iyo ziguhangayikishije, zishobora kuba ikimenyetso cyo kwitonda se, gutuza no kureba inzira Imana ishaka kugufasha guhitamo. Urugero, umuntu ashobora kurota ibintu bihuye n'ibyiyumvo bye bya buri munsi, ariko akenshi hari ubutumwa bwihishe inyuma bubwira wa muntu ngo agire ubwitonzi, yibuke Imana cyangwa akora icyiza. Inama ni uko iyo urose inzozi zikaguhangayikisha, ni byiza gufata umwanzuro wo gutuza, gutekereza no kwibaza icyo Imana ishaka kukwereka. Ntugafate imyanzuro ikomeye ushingiye ku nzozi gusa, ahubwo shyira umutima ku Mana. Nurota inzozi zaguhangayikishije, icyo gihe uzabyuka ufata iminota mike utuze, uhumeke neza, ntuzahite ufata umwanzuro cyangwa ngo ugire ubwoba. Ushobora kwibaza uti, se hari ikintu mu buzima bwanjye gikeneye kwitonderwa? Ukibaza ute, se hari ahantu nkeneye guhindura imyitwarire yanjye? Hari igihe uba watekerezaga ku kibazo runaka, hanyuma cya kibazo kikagaruka mu nzozi, bikakwibutsa kubishyira mu maboko y'Imana. Ntuzihutire gufata icyemezo gihutiyeho. Aho kugira ngo ufate icyemezo gikomeye, ushobora gutegereza ukareba uko ibintu bizagenda mu minsi ikurikiyeho. Ntuzagire ubwoba, ahubwo uzatuze, witekerezeho, wibaze icyo Imana ishaka kukwigisha, kandi uzahitemo amahoro kurusha ubwoba. Niba iyi nyigisho igufashije, ntiwibagirwe gukanda subscribe no kuyisangiza abandi, kandi ndakurarikira kuzabana natwe mu biganiro bizakurikiraho, aho tuzagenda tugaruka ku nzozi zimwe na zimwe n'ubusobanuro bwazo tuganisha ku Mana. Nitwa Theo.